Ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze wahisemo kubana na Kwakono TV. Uyu munsi nta kindi kintu tugiye kuganiraho, nta kindi kintu tugiye kurebera hamwe, tugiye kurebera hamwe ukuntu ushobora kuba wakinjiza amafaranga byoroshye cyane, amafaranga ukayabona utavuye aho uri, upfa kuba ufite ikarita, ntuze kujya kure, tugendane intambwe ku yindi kugira ngo utaza kuba wacikwa. Hari abantu bavuga ngo ntabwo umuntu ashobora kubona amafaranga online ngo ayakorereho, ngo abe yanayakuraho, ariko biroroshye, ni ibintu byoroshye cyane. Wowe kurikira intambwe ku yindi kugira ngo bize kukorohera. Urabona ko ndi gukoresha telefone, nawe aya mafaranga wayatsindira, ni ibintu byoroshye cyane. Wakibaza rero tugiye kubigenza gute? Upfa kuba ufite megabyte, nanakubwiye ngo ufite iki, ufite niyo bita visa card, iyi karita nyine n'ubundi ya banki, cyangwa se niba utayifite, niba utanayifite nabwo wakoresha nimero yawe ya telefone. Mbaza uti wabigenza ute rero? Ukuntu tugiye kubona amafaranga ni ibintu byoroshye, upfa kuba ufite interinete, amafaranga rwose urahita uyabona. Ujye muri komenti utubwire. N'andi mafaranga yose ukeneye kuba wabikura, amafaranga ukeneye ariko uyakuye online, twe turi gukoresha icyo bita online market, turi gukoresha online, munyihangane ntabwo ari marketing, ni online, uburyo bwo kubona amafaranga ariko biciye muri online. Yes, online business ni uko bimeze. So intambwe ku yindi, ntugire ahantu ucikwa, intambwe ku yindi, intambwe ku yindi. Twagiye uyu munsi ngiye kubereka ukuntu ushobora kuba wabikura amafaranga y'inote, cyangwa se ukuntu ushobora kuba wabona amafaranga y'inote bikoroheye cyane. Ni inote hano nizo dufata, ntabwo tujya dufata ibiceri kuri online, reka ntibibaho. Ese ukeneye amafaranga n'iki? Ukeneye gukora ibintu bingana iki ku buryo umva ufite ikibazo utabona amafaranga? Ubwo byakemutse, wumve ko njye turi kuvugana ayanjye n'amaje kuba nayakuraho nyine, namwe nari mbazaniye ubu buryo kugira ngo mube mwabasha kubona amafaranga. Intambwe ya mbere ni uko ufite mega nk'uko nabikubwiye. Intambwe ya kabiri, uraza hano muri telefone yawe, niyo ndi gukoresha kubera ko abantu benshi ariyo dukoresha. Uraza hano muri telefone, urabona aha hantu, reka ngende mbikora neza, reka ngende mbikora twese tubibona, reka ngende mbikora twese tubibona rwose, reka nze mbikore twese tubibona. Ndagenda nkushyiraho agafresh ureba ukuntu bimeze. Agafresh kagiye hera. Ntacyo, ntabwo ndi kukabona. Reka nkoreshe uburyo bw'intoki, biraza kuba byatworohera. Uraza hano muri Chrome, uri kuhabona, kankuremo. Ubu ni uburyo nakoresheje nyabikura. Urabona ko harimo, nari ndimo ndakoresha konti ya beka, niyo nari ndi gukoresha mbikura njyewe, ariko njye nabishoje, niyo mpamvu nje nawe kukwereka ukuntu ushobora kuba wayabikura byoroshye. Intambwe ya mbere, uraza hano muri Chrome nk'uko ubibonye, kanongere nsubireho inyuma gato ubibone. Uraza hano muri Chrome yawe, muri Chrome yawe, nurangiza uze hano muri search, wandikemo ijambo, biroroshye cyane, ubikore nk'uko ndi kubikora rwose. Uraza kumbwira muri SMS, kandi n'ejo wagaruka ukambwira uti bya bintu wambwiye koko ni ukuri. Uraza hano muri search wandikemo Rwandan France, kubera ko nta munyarwanda uyu munsi tugiye kubikura. Amafaranga ahari, uhita ukanda hano kuri image. Wowe ntugire ikibazo, ntugire igihunga, ndabikwereka byoroshye cyane. Biraterwa n'amafaranga ukeneye kubikura ubwoko ubwo ari bwo. Njyewe uyu munsi nahisemo kubereka ukuntu twayabikura yose. Ndagenda nkwereka intambwe ku yindi, uko ushobora kuba wayashyira ku ikarita yawe, bikoroheye kuko amafaranga yose aba ari amwe. Ntuze kuba wajya kure. Uraza ukande hano, duhere kuri izi za 2, turebe niba zigaragara neza. Witonde utazakora ibintu bitari byo, ugomba kuba warebye ko izo note zigaragara neza. Yes, nk'uko ubibona aragaragara neza. Nyuma yo kubona ko agaragara neza,
uhita uyashyira kuri telefoni yawe. Urabibona, tukaza tugahita tureba no kuri izi za 5. Wowe ntugire igihunga, ndakwereka ukuntu aya mafaranga turi buze kuba twayimura tukayashyira kuri konti bitworoheye dukoresheje uburyo bwa online, ni online scanning. Iyo scan nayo ndaza kuyibereka, ndayibereka cyane. Uze hano ukande nayo uya downloading uyashyire kuri telefoni yawe. Tubare dufashe ya 2, dufashe n'aya 5, kadufatemo n'iz'igihumbi kugira ngo bize kutworohera. Kadufatemo n'aya 1000 bize kutworohera. Ugomba kureba inoti itanditseho ikindi kintu, ubu nkingi ntabwo byakunda. Izo ntabwo byakunda, ni inoti ziba zigaragara neza. Turi kubona iza 500 hafi, nazo katuzihereho. Ariko aya nayo ari mu kavuyo, urabona ko atakunda. Ntabwo yaba ariko ari mu kavuyo. Ureba inote zimeze neza, zimeze neza rwose ku buryo nitujya kuzisikana biraza kuba byoroshye. Aya aragaragara nk'uko mubibona. Nayo uyazane uhita uyashyira kuri intano yawe. Uze urebe no kuri izi z'igihumbi, izi Rwandan 1000 francs, kuri izi z'igihumbi nazo urebeho rwose, urebe ko zigaragara neza muntu wanjye, utazambwira ngo byaranze, wabibonye. Noneho numara gukanda hano, urabibona neza. Ubwo birarangiye, amafaranga twari dukeneye turayabonye, tubonye ni menshi ntabwo twabasha kuyabara, ariko nituyashyira mu buryo bwa scan biraza kurangira tubashije kugira gute kuyabara byoroshye. Wakibaza ngo dukurikijeho iki rero? Dukurikijeho uburyo bwo kuba twayabikura. Ugomba kuba ufitemo ikintu mbere na mbere, ugomba kuba ufitemo iyo bita scan bills. Iyo application ni application isikaninga iki? Inote. Scan bills ku buryo ushyiramo umubanda w'inote, bikoroha igahita iyabara. Ndaje mu kanya nayo ndayibereka. Noneho mbere yuko tujya kuri scan bills, ugomba kuza ugasubira muri Chrome, ugakuraho ibyo wari washyizemo, ukaza. Ngiye kubera ko nkoresha konti ya banki, niyo ndaza gushyiramo kugira ngo mbone ahantu nyabikuriza. Ndashyiramo beka, turebe Bank of Kigali, yes, niyo. Niturangiza dukandeho, tumara gukandaho dutegerezeho gato, murabona ko ngeze muri beka, ho gato. Murabona ko ngeze muri, tegerezeho gato. Yego, murabona ko ngeze muri banki. Turaza tuzemo hano muri menu. Muri menu yacu, turebe hano kuri mowa. Amafaranga yaturutse kuri media. Ukurikira intambwe ku yindi wowe, kandi hariya kuri media wahabonye. Kandi hano kuri personal cyangwa se personally, ni ku giti cyawe. Noneho umanuke hasi gato, urahita ubona ko hano dufiteho card center. Ino card center niyo turaza kuba twakoresha kugira ngo badushyirireho amafaranga. Uri kuhabona
cyangwa se ariyo nababwiraga ngo ni visa. Noneho kubera ko wowe uyifite uraza kuza buriya buryo niba utarabwa apurayinga uraza kuza hano nurangiza wowe urayapurayinga online. Wabibonye ko nakoze, reka ngaruke inyuma gato birebe neza. Twavuye kuri kadi senta, urabibona nyine niho nakubwiraga ukande hano kuri kadi, classic kadi ya. Niba utari kubibona neza nzabibasubiriramo nta kibazo. Nurangiza nakubwiye gukanda kuri person cyangwa se personally, uri kuhabona. Nurangiza uze hano tubare niba ukeneye cash extra. Wowe ntabwo ukeneye cash extra, ahubwo ukeneye kugira ute, ukeneye kuba wabitsa. Uraza aha hasi nk'uko nabikubwiye hano kuri kadi senta, cyangwa niba ukoresha ahangaha. Nurangiza aho ni kadi, uri kuhabona ikarita yanjye. Ibi tube tubiretse, hanze mbereke noneho application tugiye gukoresha kugira ngo tubashe kuba twakinjiramo hano. Biroroshye. Niba ukeneye iyi application, ariko ndabona iminota yadusize, reka tubikore iki ni igice cya mbere, kambereka ukuntu tugiye kubikora tukapurayinga tukabasha kubona aho twabitsa amafaranga. Niturangiza noneho dusigaze wa mwanya w'iki wa application. Urahita uzamo hano muri own your card cyangwa se ikarita yawe bwite. Ugategerezaho own your card. Ni byinshi biba bihari, ni byinshi. Amafaranga rero, amafaranga ni uku tuyabona, ni uku nguku tuyabona kabisa. Ndaza mbereka application isikana igahita ibika amafaranga hariya. Wakoze kubana natwe, kanda subscribe mwana, wikomereze.